waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika hapa. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe ugukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Meze bisa nabizane. Nebyanyu uzane. Njabye. Rero umukunzi nakore. Bisubye yereka ko muri ndende kwereka. Reka mufashe. Zindara nayo mpagaze. Harimo na Thank you. Wow. Ndanga ukunda ndagasa. Kabana pete. Usa n'ubwire merci. Urakoze cyane. Rwose utekereje gutekunzanira ibiryo mu kazi. Aho ugiye untongora akaji, agakawa. Ni kibazo se? Byari ngombwa reka. Ndabona gufite akazi utari bugete ngo ugende. Kandi ugeze neza kushonje. Tw'udusurprise bigatuma ndushaho kugukunda. Ariko nta kosa ririmo byo kunkunda. Aho ugomba kunkunda cyane. Ubwo ndashaka gutamika n'umwana ntabwo hakaye zuzuye. Bameze gute? Biryo usanga n'umukunzi. Biba biryoshye cyane. Komeza no uryoherwe cyane, sibyo? Banzu rye. Ufite byinshi byo kumbwira. Ntubuze nahita nanuka. Nese kwishyize ku ruhande wawe ndukarya. Uzise ikibazo. Mukanganiriza unarya. Mafite ubugambo bwinshi nshaka kukubwira. Noneho agakubitiraho. Akakubitiraho iki? Uri kumva isoni. Nasoni sibyo? Urabizi ko mukunda cyane. Kandi ni inshingano zanjye kumenya ko ushonje cyangwa wariye. Sibyo? Ikibazo n'ibyo nari gukora. Nawe usigaye gukora. Ugomba kubikora mu gihe uri mu kazi, nanjye mu gihe ndi mu kazi ukabikora. Kuko ibyo ukora ni byinshi cyane, sibyo? Utuntu duto cyane mba muzi. Wowe nyine muto ntari udutoya kandi n'utuntu tunini. Njye mbifata nk'utuntu duto kuko naho ndageze. Burya njye nariye. Gawe nyine niyo umuntu atanze n'inzoga mu gicuma abanza kuyinywa. Arabanza agasuka. Kugira ngo ubone ko atayiroza. Oya. Ahubwo kugira ngo yereke ko wabihaye bashaka gusangira. Mva mubwire ukuntu biba bimeze.
Urabona ni amaco rero abantu nyine bibura nk'amaco amaco n'ubwenge ajya gukora buriya umuntu ni inyaryenge bano bantu babivuze gutyo baba bagira ngo ahubwo batabarogana bavuga ngo umuntu w'inshuti yanjye yandoga bakavuga ngo dusangire no mu rugo se aho mu rugo ni umuco ndabona bagusutse ibintu byiza ni byiza birambereye ukunda ibara ry'icyatsi ariko ndabona ari byiza ni ukuri wakoze cyane oya uriyo wishimye nanjye reka mba nishimye ndabibona ariko hari abandi mba mbona batabyishimiye kandi se uko nshobora kubikubwira ntibikunezeze ariko uko turi aha ngaha ntabwo mba mbona abandi tubona babyishimiye kereka njye na mutumwe ko duhuza hari umuntu wari wakubwira nawe se teta arakabyamba mbona mbangamira sinjye gusa na mutoni nyine ngenda ashaka umubwire icyo kintu yaba yarakoze byibura ukumva kikubangamiye byibura amenye naho nahera mwiyama ntabwo ari bibi cyane ahubwo ni uburyo abikoramo teta ntabwo ari umwana mwiza akunda kutubwira amagambo akomeretsa aradukoresha cyane muri uru rugo imivunanye kuyikora byo ntacyo bitwaye ariko nyine nta magambo arenzaho niyo mabi ajya abatuka se kudutuka gusa ni ukudukubita ako kari agakobwa nzakagira ni koko simbizi gusa ikintu yakoze njye kikambabaza ni umunsi yifataga akambwira ngo ni nkorope yicaye nuko papa yicaye andeba naho mva akambwira ngo ni masubire ubwo nawe yendaga kumushyira munsi y'intebe umva rero nkubwire sibyo byanya byose ni umuco nyine gusangira kubanza gusoma oya watsenge nariye ni umuco kubanza gusoma ku bintu utanze kugira bigaragare nyine ko uwo bihaye umwiyumvamo uko utamunennye ikintu badasogongera ni kimwe nako ni bibiri amata n'umukobwa ntabwo umukobwa wamusogongera se ni amahane ushatse kumbwira ko ntasogongera neza ndaje ngiye gukaraba intoki koko kuri shikanya telefone ntacyo kamwe gipfundikiye utaza kwangirika sibyo ngaho utambutse ariko burebe ubu n'umugabo nyabaki ujya mu gikoni guteka kugira ngo azanire umugore ibyo kurya mwana ubona udakabye kuzabije no kugeza byari abantu barakuroze niba mbona uriya mugore atari gusa ushobora kuba hari akantu yagushyiriyemo pe ubu uragiye ujya mu gikoni urateka ati urashishitara ati reka ngende nshyire umugore muri ofisi arya sukujije ni ishyari gusa ntabwo ari ishyari ariko nawe urakabye pe umuntu w'umugabo akajya guteka cyuko ntakuzaniye kandi ubu wabona ushonje oya ntabwo nshonje kandi niyo mpamvu nibajije ukuntu ugiye guteka ukamuzanira se ntaba yari sorry ntabwo nari kukwibuka kuko ntabwo uri mu nshingano zanjye oya si icyo kibazo ese ubundi urabona ubundi si ibyo wabitekereza ntabwo uri mu nshingano zanjye reka ndabizi ese umva nyine kuki muri banda ngiye mu nshingano wowe wanshyize mu nshingano zawe njye n'umugore wanjye n'umukunzi wanjye ku buryo ujya guteka nyine ukaza wiruka cyane uzaniye umugore ibiryo ni ikihe kibazo se kumana ishobora kuba nawe atari wowe reka oya harimo akantu si gusa simbona umuntu ungana nawe umuhungu ungana nawe ujya mu nkono ngo agiye guteka kugira ngo azanire umugore ibiryo ubwo si urwo ni urukundo gusa suwe
ubwo urumva neza ukeneye ko najyanye nawe tugaserera. Aya ntabyo ngibyo ari byo mvuze. Hase mani kuki mubabazwa n'abantu babwiza ukuri? Ubwo ibyo ngibyo urumva ari ikibazo byo mvuze mu bihe ahubwo ufite ikibazo. Ariko rero ndanakurenganya. Biga nawe si wowe. Genda kubaha ntazakubahuka. Hanyuma mbabare ntazakubahuka ngo ukubete urushyi muri ayo maso yawe. Hanyuma isura nkayihindanya. Hanyuma ngazira kuri njye mvuga. Kukuri ndi kuguha ariko wabonye umuntu urebe nyine. Sore ndakora iki kugira ngo uzanyumve? Ahubwo wagomba kumva ibyo ndi kukubwira. None ni gute ushobora kugenda ngembo n'umuntu w'umuhungu ngana nawe sibyo? Ariko yangiza mureba mwihorere. Ko ari ubuzima bwanjye birakureba. Aye man. Kandi uzangwaho ngewe. Umwana w'igihugu umwana w'igihugu niwo mpamvu ngomba kugira impungenge. Mbere natenze nagari cyane. Musabye imbabazi mbabarire pe. Aho nta kibazo. Oya wenda wasanga ari amakosa yanjye ko wenda narabazanye hano. Ariko kuri njyewe numva ko ibyo nakoze ari igisubizo kuri mwebwe. Ntabwo ari amakosa kuko tuzanye twize kudufasha. Ahubwo abo twahasanze n'abatatubera abana beza. Kuri njyewe ukuntu nyine mbibona ndagushimira ko mba numva dusuye aho twabaga aribyo byaba ari byiza kuri twe. Oya ayo ntabwo yaba ariyo mahitamo. Yaba ari amahitamo mabi pe. Se n'ubundi kuba twaza tuzi ngo tuje kubaho neza ahubwo ugasanga niho tugiye kubaho nabi kubera agahinda. Oya ibyo ngibyo byo ntibigira ikibazo ngenda aza kubikemura sibyo? Uriya mukobwa ndaza kumuganiriza mwiyamira rwose mubwire yuko Mutesi na Mutoni wanjye nta kintu na kimwe bagomba kubakoresha, ari abana bari hano bagomba gufashwa ahubwo bakabitaho. Niba nanirwa kubitaho njyewe nzemera rwose njye mbiyitiraho ndumwe rwose mbikora. Ntacyo ubwo nubihaniza birahinduka. Oya ikindi kandi rega ntugire ikibazo. Ninamwihaniza sindi bumubwire rwose ko wanamuvuze, nta nubwo ndi bumubwire yuko hari ikintu wambwiye, genda mubwira ko namwiyumviye ari kubikora. Wowe mubwiye yanyica. Rero ntugire ikibazo sibyo? Kandi icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo mwavana mukagenda rwose mubwize ukuri mutima ukikuremo ntabwo bizashoboka. Byararangiye niyemeje kubafasha kugeza finali. Kandi reka mubwize ukuri nizeye neza ko ubuzima bwanyu buzahinduka kandi bukabwiza. Wowe n'ubundi mu busanzwe umuntu mwiza wowe twiyamahitita natwe tuzakorera abana beza kandi hano tuzahaba neza. Uzi kuvugisha Mutoni rero ndashaka kubajyana muri studio nk'abafotozi. Thank you. Ndakwizeye. Kariya kapitino kari karyoshye. Mbaye nimeze neza cyane. Hano hantu bazi gukora ibintu kabisa. Urimva gute se? Oh good. Aza gufata ka tea break. Ngiye gufata ka ji. Cyane umugoroba naje naniwe wanyange. Nari ndushye pe. Of course wari unaniwe. That's why nakuzanye hano. Ese aha hantu wahisemo ko tuzi? Well, ntabwo wakunze? No, ni heza nakunze haratuje. Nta kibazo cyawe. Nyine nanjye nahisemo kubera ko ahantu hitaruye, ni kure y'akavuyo, kure y'abanyamujyi y'amatiku n'amagambo. Be muri Kigali yose wahisemo ko tuza hano hantu? Wowe urahabona gute? Bye ni heza. Hanyuma ibyo kurya byabazanye gute? Biraryoshye. Bafite abacifu beza cyane. Ibintu byabo byose ni byiza. Kandi icyiza cyawo nyine ni utyo hareba nyine nta kavuyo, abantu baza baje kwiruhukira gucilinga nyine nta rusaku. Ni ahantu heza cyane. So nubwo ariko twaje tugahita duhitira hano, mfite anti wanjye nashaka ko tujya gusura njye nawe turi kumwe. So why? Urabona ibintu by'abafamiliye tuzaba tubasura tubatari. No. Niwe muntu wa mbere ngomba kujya gusura kandi ntabwo nzajya ndi njyenyine. Ndashaka ko tuzajyana. Okay, reka tubigire gutya. Bagende musure, mubonane, then njyewe tukazapanga ikindi gihe ikunda tugasohoka tukabonana. Ndashaka ko tuzajyana njye nawe. Urabizi impamvu naje mu Rwanda. Rero twumva ibintu by'abafamiliye tutahita tubijyamo ku mwanya. Umuntu anti wawe ndakozwe ibyo ndakozwe.
ese nimba uba udashaka gukora kuki wicaraho nicaye ahubwo si umuntu nkawe utekereza yicara hejuru y'intebe ndamaze hari izawe nicaye gusa ko mbese ko ubushaka ariko umushaka n'ibiki ahubwo reka mubwize ukuri ndekura akantu kandi reka mubwire ukuntu uri kunyishinjaho uri cyiza uzeba aho ngaho tworoshye kunda kurya igitoki nkayishimisha kari kose si ubundi ako nakubuje kumfata ndabizi ko ubu nyifuza ubu wumva uvuga uti si ubuteta yakiyoroheje nkagira ariko ubu ufite ubwoba kandi nakubwiye ko ntaririmba kandi reka mubwire ibintu uri gukinisha hari igihe dushobora kuzapurika hari ibirenze si ibyo nibyo nshaka rero ntukijijishe umenye ko njyewe nari nka ba basore ujya wumva bavuga ibyo nibyo nshaka asajye wimenyereza imenyereze imbere urumva iyo ugiye gusaba akazi saa turi ni mu buriri se banza unyimenyereze utazagira ubwoba yakora reka mubwize ukuri teta uri umwana mwiza pe cyane ariko nyine vuga undekura ntiwongere kumfata uri umwana mwiza kandi rwose niba umuntu amabona ufite n'umutima mwiza rero navamo n'umugore mwiza ariko urashaka kuba umugore utako wawe nyine sindi umwana mwiza so nk'ibyo bintu nyirankotsi aramutse yumvisha uri kubivuga wavuga ngo nyirankotsi ni mama none se ubiye ko so yarongoye mushiki wanjye none nawe ukarongora gusinzi icyo twaba dupfa ibyo bintu uri kuvuga ntabwo binashoboka rwose ntabwo bishoboka ejo bundi ntihabuze gato mba mbona nta kintu mvuga nako none se urumva nari nyokorome gusa ntiyabona ko turi kwirukansa ibintu ntabwo nshaka ko tubyirukansa gutya ariko ndashaka ko tujyana nkamukwereka nawe akakubona ndabizi maze igihe maze gukura imyaka ngezemo urabarira tuzabireba urabyemeye 10% 10%. Okay, thank you. Urakoze cyane. No, like serious, ntabwo wumva ko twabiconsiderating tukazakora ikindi gihe. Maybe after a week cyangwa nyuma y'ukwezi. Nicyo gihe mfite kandi hari izindi project ndi gupanga nyine ko zizagenda neza. Okay. Well, ndagukunda. Nanjye wese ukamukunda cyane. Really? Yeah, kuva nakubona kandi. I know. So, ntabwo nakwanga icyo ushaka. Nubwo numva ko hakiri kare. Ariko nimba ari gushaka nyine nakunda. Tuzajya tubareba. Thank you. Urakoze cyane. Kandi iby'ingenzi kuri njyewe kwerekana hanti wanjye. Nanjye ni iby'ingenzi guhura n'umuryango wawe ntanabamenye. Thank you. Thank you. So, tujya mu cyumba. Come on, baby, wavuze ko unaniwe. No. Oh my God. No. You're crazy, so crazy. Okay. Oh, thank you. So kind. Welcome.